oya nukuvuga ngo ngewe bakimara kundasa naguye hasi nyimara kugwa hasi umutipe twari turi kumwe kuri extended nyine kuri extended umutipe twari turi kumwe arambwira rero yaka urabona duya turushije imbaraga tugiye kwiruka tugusige aduya aragutwara nabi reka ngo kubitira ry'umutwe mwirangire utireka mbabarira rwose ugende wowe nsigira kabunda kanjye mbabarira rwose wigendere umutipe yasubiye inyuma twari tuyobewe n'umukapiteni bitaga Alpha 2 Kamuzinzi ka Rusagara ahita bakubita inkoni aravuga mwa divasi nge mugende muzane zira kajurite gusa ngewe nashukuru sana intsinzi kabisa kuri M23 nashukuru Kamata Goma ariko ndabasabye ndabinginze nimwongere kurekura uwo mujyi bya bindi byo kuvuga ngo turudi inyuma ntago tuzahura muri ibyo ejo bundi M23 ifata umujyi wa Goma ngo baravuze ngo mwongere muporinga ni izina ry'Imana mwongera guporinga shamuramu ne agahinda kadasubirwaho nawe urazikora ngewe afande yaka twagiye pompage 10 manuka kwa manuri icyo kibunoze temuka kumanyuko ya ko yatandaraje hano icyo kibuno manuka nyintushi wowe ntabwo umanuka nkanya njyewe nkwereke pompage zanyu mufatire mikrofone njyewe nkwereke pompage zanyu mufatire mikoro One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yakamana wakuye asante sana cyane tubasuse abakurikiye Frega TV show nyamabo amen bimeze bite shaya mureti none se usubije ibintu bijyanye are you ready to fight agacano kagabura oya yisira gabura hagabura wizido oye kere kandi bagukoreshereje agakomande katara oya agakomande ni wizido tukarya imboga ngo tubeshye oya yakamwana bimeze bite niko fresh kabisa mina fry sana wakonje ariko mina fry sana nge nanzara mfite unareba cyane imbeho nge nanzara mfite usimbeho ni imbeho yakamwana nta gashonje ni imbeho buri kuganiraho gato mwitabe nta kibazo andi makuru se nyamamo ndashima Imana n'abantu bake harabura iki ntabwo washima abantu bose kuko abantu bose harimo n'abanyaga kandi abanyaga mukomereza ngo nimwe muvunika kuko nabazi abakwanga sura bazi ariko barahari baburase urabyizeye ko abangirisha ngo ndabyibushye arabangirisha ngo ndimo natera imbere cyane nibyo nyine ntabwo byabura turi kuri Frega TV show Frega ndayizi Frega ikora umukobwa mwiza cyane ukiri naturel umunsi yarwaye tumwifuriza gukira burase si gripe si gripe bajye bumvira ko ari gripe wenda kuva nibyo bintu byadutse muri iyi minsi hari gripe n'inkorora ariko yakawe ntabwo ari yakwera yihorana ariko ngo muri mu rukundo na yaka oya na Frega izo bane kubona wunda naninga nayize ngo nayo turi muri korje nawe wunda nawe bishyiremo gucya hagati nuza bamenye baramubajije ngo kubera iki wowe na Papa Sava mutarongora bamenye arabasubiza ngo nose murashaka ngo turongorane bamenye arangije arababwira ati ngewe ndacyashaka amafaranga ku buryo umugore nzarongora atazayarya ngo ayamare igezaho hepfo gato mikoro oya nabikozeho ubugenzuzi biriya bintu ni ukuvuga ngo amafaranga arayafite n'ubushobozi abo bose yaravuze ariko kutarongora ntabwo ari bo bafite ikibazo ikihe kibazo bafite ikibazo tureka kurya imboga bafite ikibazo nk'icyanyarudindiri Tuzi nabo bafite isezerano ry'umuzungu ariko uranyarudindiri wa mugani we bite nawe ni Sematama none yarayakozana ikiganiro arimo bumva ukuntu ngo yagiye muri ADPR ngo bamuje ngo urasiramuye ngo azavuga ni uranyarudindiri arasiramuye oya nakuntu yabasiramuye wowe urasiramuye inde wowe nzuvu shaka nabuze naziramuye nabandi waye urasiramuye ntabwo n'umutwe wayo Jena siramuye mfite imyaka 3
na Nzovu ni agasiramu. Nzovu nababereye aho. Njye navukiye mu bitaro. Njye navukiye muri Kongo. Nuvuga twebwe badusiramura tukiri abana batoya cyane. Nanjye bansira ntabwo mbyibuka bansiramu. Wari se wajya mu gisirikare udasiramu yahaga buri. Oya karese yakabaga mu gisirikare cyemewe. Gisirikare nago. Yari inyeshyamba. Inyeshyamba ye. Iyo muri Kongo. Njyewe Aguye kamwana kuki. nabaye no muri government. Njyewe nabaye n'amakuru. None mubaze tiri nambaye. Umva. Mfite saye 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée. Saye 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée. Ariko Nyamabondo kuki atajya kwemera. Uyu yungu yarapinga ahubwo njyewe ngiye kumujyana muri Kongo mukubite ku training wing. Cyangwa ukubite iyo ndi byumweru bibiri urabunga uri kuri size nyinga. Iyi nda urabona wagite gukororingisha. Iyi nda urabona wayihokesha. Reka majoro muhetkaye. Niko. Ndi meja ntabwo ari ibintu. Iyi nda urabona wayihokesha. Uyu nguyu mukubita ibyumweru bibiri ari impungure n'ibikimbo yamenyereye amenya. Kugira ngo urebe yuko atarinda urumva Nyamabondo nyamo haguruka hano nkwereka. Vai. Stand up. Jamo hari hagati Stand up Sivria. Hari. Aho ngaho Cameraman muzungu neza. Ndaka ngo gira ureba hepfo. Hindukira urebe hepfo. Mbege kibuno we. Reba hepfo ari. Igira okay nshaka kuduterera pompage 10 aho ngaho. Na urazikora. Jewe afande yaka. Twagiye pompage 10. Manuka. Kwa manuri cyo kibunoze. Temuka kumanyuko. Ya. Ko yatandaraje. Kibuno manuka nyintusi. Wowe ntabwo manuka nkanye. Njye nkwereke pompage za mwana mufatire microphone. Mufatire. Njye nkwereke pompage za nyikuzi. Mufatire mikoro. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yakamana wapfuye. Yakaba. Ariko izaza zitandukanye n'iza Nyamabondo. Nyamabondo yara. Jema muragiraga no kubarinda yaruvango jewe narazinga. Ako akamwana ujumenya yuko yakoze kose. Njyewe kandi wowe urarya cyane. Kandi wowe urarya cyane. Urarya cyane ariko njye ndya gake. Natari umuntu unywa n'urya cyane wagakwiye gukora nyinshi nini. Niko Nyamamo. Yakamwana yakoze kose mwana. Ntaho mwahurira. Njye nakoze recruit course ndayipasinga nkora icyo bita instructor course ndayipasinga. Yakubwiye ko ajya mu gisirikare? Nkora refresh. Njyewe umva ukuntu byagenze. Njye n'iki gisirikare mu 2001. Nkorera training wing ahantu bita Mudeli. Wari ufite imyaka ingahe? Muri ya nambara y'abacenyi nari ufite imyaka 15. Hafi 16. Barangije baraza baratujonjora baravuga ati mwebwe muracyari abana musubire ku ishuri. Badusubiza mu rugo. Kubera umujinya n'iki mva nshaka igisirikare. Mitanjya muri Kongo. Ngeze muri Kongo mpita nambara uniform. Ako kanya bankoresheje parade basanga ndi umukamirifu no kubarenza abakongomani. Mpita nescotinga umuntu bitaga Manevre Kilofoka ubari muri Canada. Mu 2002 banyambika staff sergeant. Mu 2007 banyambika ashita chef. Ejo bundi bamaze kunda sa 2009 turi kuvanya ingabo za Kabila n'iza Rwankunda banyambika second lieutenant mutambacika ndata ubuvuye mu nyeshyamba mba ndabacomotse uyo tujye twari twinjiye muri government ntabwo ari ukubihuzahuza serious ni ibintu byambaye nge nareshwe 2007 mu kwezi kwa 9 hari kwa 6 unanisoma vizuri unanisikia vizuri wewe anije wabaregesa gaciye bagiye kwiba noze sasa kutaryerekana oryinjiriye uzazema kwereka wowe wahabonara ngewe impamvu ni hejuru hano kuko n'igitsina bari bagikuyeho ubwo se urabyara yaka byaraze nazo ubundi muntu urongora akawatana ngewe ndongora indangamirwa kandi indangamirwa ziba ziri muri UNAP
baba ari nk'udupira tw'imyaka n'imyaniko wese indangamirwa yabyara gute none se yaka ujya ugira ubushake mbo ubushake bwo kubyara cyangwa ubushake kubera kwerekera USA samutayi mu biranga ariko iyo maze nk'icyumweru ndi kunywa igikoma ndi kurya kawunga n'ibishyimbo meze neza umugore ndamuvuyanga rwose nose warabivuyanze nijoro irahurira he n'ibyo ngibyo ejo ntabwo warabivuyanze nta muvuyanze nyine wabikoze se cyangwa byakunaniye oya cyakora mu gitondo nibwo byanze ariko ubundi akizana muvuyanze rawundi nk'ebyiri rawundi ebyiri wazimukubise cyane rwose uramubomora agenda yume kandi ayirasiraho ntasha rero ngo nakurira bombo yanze ngo ntabwo rero bombo yanze ndakubwiye yari yazizaniye wari ufite agakingirizo yari yatwizaniye we arazigendana uwo mukobwa ni cyahagera yabanje arakwambika nashatse gukorera haravuga ati ntibishoboka kihangane Prudence nazizaniye yari yazanye umushandiko ndagushimiye akabusuza ubwenge umukobwa rwose yari yazizaniye uranzemo tubiri wiruka tubiri twihuse ndasinzira mu gitondo biranga neza neza yakarero nawe ejo hari ibintu yambwiye ngo yambaye Prudence ntabwo arangiza ntuzi murangije ute ejo iyo wambaye Prudence ntabwo urangiza warangije utambaye Prudence mbo biterwa n'umukobwa uhari barega abakobwa bose n'abagore bose ntabwo baryoha kimwe ba Mukagatare barahari hari abitwa ba Mukagatare rwose akabaryoha baba bameze gute ndaje reka imvura igabanyuke mfata akamoto niko yaka abaryoshye baba bameze gute ni ukuvuga abakobwa bose n'abagore bose ntabwo baryoha kimwe hari abitwa ba Mukagatare ni ukubita ukagira ngo uri guhonda ku rutare koko urumva ariko hari abana rwose baba bameze neza rwose baba bafite amavangingo icyo ni ibintu rwose basobanura no ku maradiyo hanze hariya urabona n'iki n'iki abona se urabona wambaye ishati y'umweru wewe uri uhagaze ariko urabona ko nawe wamutunganya uriya rwose urabona ko yaryoshye imibonano ni ukuvuga ngo ntabwo rwose bose aba ari sawa ntabwo uriya wicaye uriya nawe ni sawa waravuze ngo abafite kudusonunu two mu maso bimeze bite oya gusa keretse umutesitingiye mu gikorwa nawe burya ku maso ntabwo wabibona bya bintu byari ukuntu njya mvuga ngo nkunda umukobwa ngo ufite ikibuno kinini hari ufite ikibuno kinini ariko ari Mukagatare original ariko ugasanga wa wundi ufite akabuno gato rwose araryoshye wekiri no bike ku bantu jewe ntago Imana yaguha ibintu byose iyo Imana iguhaye ubwiza cyane ari giye guha bwombi biye hari jewe natubare nkuru urabona ko ari mubi ariko ugasanga bana kuri virgin kabisa imashini iragera kabisa iravigo yaka wigize kuvuga ngo abantu bafite ngo niba ari udusununu two mu maso ngo niba abandi bari bategereje umwami ni inzovu wabivuze inzovu wabivuze ngo niba ari abicyangugu niba ari ahagana ni inzovu bizi n'inzovu wabivuze inzovu ameze nabi cyangwa yaranduye rwose tugere tumusure mama Queen arampamagaye mu kanya arambwira ati rwose yaka uri inshuti ya nzovu kumva ngo nzovu ararwara kweri ntunamugereho ngo ntabwo ari wabiteye se gusa yabivugiraga iki uyu munsi ngomba kurara mugezeho uko byagenda kose ari he mu Gashyekero ari mu Gashyekero kwa Musana ngomba kurara mugezeho inshuti yawe babakubitira hamwe icyarimwe dukubitwa amasaha mukubitwa amasaha hamwe bagukubitira hamwe nawe bamukubitira hamwe karame mabuja imvura iri hano iremerera ikigabanyuke ndaje nkuri guhamagara umuhungu naho ubundi ni uko bimeze ngewe icyo nababwira gusa abagore bose ntabwo baryoha kimwe abitwa ba Mukagatare barahari kubita rwose ukagira ngo uri gukubita ku rutare nawe ufite cana uri umugore kuri inzobe yakakunda abagore b'inzobe cyane reka reka mujye muvugisha ukuri mujye muvugisha ukuri uretse no kuvuga ngo inzobe none se uriye ko afite agakara urabona adafite agakara keza kanoze ibona ararifite ntabyibushye cyane urumva ari ukuntu uba ubyibushye ariko ukabona urabyibushye mu buryo bujagaraye ariko urabyibushye neza ngaho ureba nk'iribondo nawe urabyibushye ariko gusa wowe ikintu urusha abandi ni uko gusa uri umusiporutifu ariko nawe urajagaraye mu rundi ruhande gusa wenda icyo urusha abandi ni ukuri uri umusiporutifu ukora akantu ka siporo
ariko hari umukobwa uba ubyibushye ukabona afite ibibuno nk'umunani, kimwe kiri hano mu bibiri, hano mu mugongo bibiri, hasi hari ibindi bibiri, munsi hari ibindi, ugasanga abyibushye nabi, afite ikibuno kinini ariko giteye nabi, ikibuno kiri deforume, ikibuno kidafite forume. ariko baburugure we désormais bisobanuye iki? Désormais oya deforume, oya ari déformé akaba désormais desorme iyi ni igifaransa na cyangwa ni desordre ahubwo. oya désordre nyine ni ibintu bigize bicangacanze. Desordre ni ibintu nyine bitari ku murongo. Désordre nabyo ariko bikira hari igifaransa. Desorme, Désormais desorme ni nko kubwira ngo ijambo frequency risobanuye iki? enye ijambo frequency simbi sinaba ngiye kubeshya frequency. niba bazi uyu nguyu oya nanjye abantu ntabwo mpari, nanyo kwitubana ntiyanabimenye ngo frequency ariko nzovu baramva ngo nzovu rero bakumwe nyamabondo kuki ubeshya ngo uzicyongereza. oya nago kara watoraguye mageragere kweli, no so wagatoraguye kara kafaki ni English from mageragere. Yega mwana azi igifaransa cyane kuruta icyongereza. iwabo wafaki ni English kutoka iwabo Madrid. ni noza bakoresha cyo cyane kubera inoza bimeze You welcome, bitewe n'abakoroneje. you welcome. Kweka mwana Yeah. data uzi igifaransa cyane kuruta icyongereza. Oya igifaransa ndakibagiwe, gusa nicyo nakundaga, nicyo navuye muri Kongo niga, ariko ubu ngubu Faransa cyera kora n'abageni b'aminwa. Ariko nyuma barakibagira. Amenwa se wakoraga miki? Nari nyine umwana nibandira nabo tu. baguye ibiryo, ariko watangiye kuvumba ibiryo kuva kera. Cyane Urumva nk'abo abo baminwara yageraga yagiye kuvumba icyaha, giye kwirebera iki? kwirebera iki? Bango done moi de la légende. ariko nanjye ndabyibuka nkiri umwana nigaga hariya ku Nyundo mu karere ka Rubavu. Warukira umwana Nanjye buriya abantu batumye njya no mu gisirikare, najyaga kuvumba umuceri mu kigo cya gisirikare, twarataga tuvuye ku ishuri nkahita nsimbukira mu defense mbere yo kongera mu rugo, abantu nkajya kurya umuceri w'abasirikare. Abagabo umuceri cya kawunga. Abantu batekaga ibiryo byose, urabona ni muri cya gihe cya kera bari amavuta abantu ibiryo bigiye bitandukanye, nta na kawunga zari zari. hari ibintu ejo bundi ugize kuvuga twakorana ikiganiro ngo wari ibigori by'umweru. Siko bira ibigori by'umweru bimwe biratabyara. Biriya babyita plain. Babyita plain, ni ukuvuga ni impungure z'umweru zitagira igishyimbo. Inanga twego tubyita mukaro. Mukaro. Twebwe mu gisirikare twabyitaga plain. Ni ukuvuga ngo ibire ntabwo byara. Ni ukuvuga hari inifomo ya gisirikare bita plain, ni inifomo abari plain nyine nta bararindira ibara rimwe, abari plain abari icyatsi kibisi, abari ibara rimwe niyo bita plain. Na iriya inifomo ya mukotanyi, impamvu bayita muceri bayita muceri uzayireba iriya inifomo ya mukotanyi n'ubundi ni umuceri kabisa, bayita muceri. Hari inifomo twagiraga muri Kongo bayitwambitse 2003, inifomo bita bombardement, hano mu Rwanda bakayita indumane. Reka mwana uri mubi neza nyuma yuko M23 ifashe bana ubu kabisa mina furahi sana, gusa nanone hari ikibazo ngewe mfite, itambukire rata mabuja, itambukire rwose. Hari ikibazo ufite kihe? Ikibazo mfite gusa ikiri kuntera agahinda nuko wenda umujyi ufashwe, hari benshi barashwe, ijisho nari karakantu ugomba ubonye nyasha afite nyashisha. Ariko nyuma wowe ibyawe byose ni nyasha yerekana namaze imyaka 7 n'abagore nujye ubona nirebe ujye reka nirebere mutambuke cy'abakobwa beza. wamaze imyaka 7 nabo n'abagore, reka rero njye mbabona ujye reka nisekere. Ese iyo warebye bakoresha ariko uriya muntu angana n'ukuntu ateye n'ibintu yakabonye none yakayakwamira. Ese mbishe namubwira ngo itambukire umukobwa mwiza. Reka mwana utumye avugishwa mwana kandi yari twiganira neza. Itambukire umukobwa mwiza. Bitereka hakora iki? Batabyitirira icano ntabwo icano igabura. Turabirya byahoze se. Oya tugiye gusoza ahubwo. Gusa ngewe nashukuru sana intsinzi kabisa kuri M23, nashukuru Kamata Goma, ariko ndabasabye ndabinginze nimwongere kurekura uwo mujyi, bya bindi byo kuvuga ngo turudi inyuma ntago tuzahura muri ibyo. Nagusubira inyuma. Ejo bundi M23 ifata umujyi wa Goma ngo baravuze ngo mwongere muporinga, ni izina ry'Imana mwongera guporinga. Muramu ne agahinda kadasubirwaho. Yaka mwana bakurashe uri ku rugamba barakubwiye ngo
bakurase mpaka wipfire wigendere. Uravuga uti ngewe aho kuya mu nyice rwose ni mu nyikorera cyangwa oya ni ukuvuga ngo ngewe bakimara kundasa naguye hasi. Nkimara kugwa hasi umutipe twari turi kumwe kuri extended nyine kuri extended umutipe twari turi kumwe arambwira rero yaka urabona duya turushije imbaraga tugiye kwiruka tugusige aduya aragutwara nabi reka ngo kubite ry'umutwe mwirangire utireka mbabarira rwose ugende wowe nsigira akabunda kanjye mbabarira rwose wigendere. Umutipe yasubiye inyuma twari tuyobewe n'umukapiteni bitaga Alpha 2 Kamuzinzi ka Rusagara ahita bakubita inkoni aravuga mwadivasinge mugende muzane zira kajurite. Bana bakoboye bakubitamo umuriro twari dufite indi kampani yaciye kuriya baraza bafite umuvuduko bakubitamo rokete aduya ariruka. Bahita baduterura baratuzamukana bahita batuzana ahantu bita Sebeka Kicanga. Kurabona iyo turi kwa divasinga tuba dufite n'abaganga bahita batuderesinga ako kanya mu gihe tutaragera ku bitaro kuko imiti turayigenda n'abaganga tuba turi kumwe baratuderesinga bahita batujyana Sebeka aho twavurirwaga uriya kaguru nakarwaye umwaka wose. Hari ikintu bita noneho gukubita ku ndege ukagukubita ku ndege bakagushyiraho ibiri 10 by'amabuye bikurura igufa kugira ngo igufa utaza kugira ukazakira akaguru karahenga. None rero ndi kwa gasimbukishije igipangu ubu nikongeye kaka oya nsimbukisha kano kazi ukagurira igihugu gisho kuguru kumwe cyangwa gwishabi oya ngwisha kano kamwe kandi ndakanene bose ntabwo gwayo karo ntabwo narakoza hasi ni ukuvuga kangaka aho kugira ngo ukore kwa aka kaguru aka karashwe washora ukankubita ijisho washaka ukarime urakaguru ndako kantu mu bintu byamubayeho ko urisoje ndarikuye reposevu yaga mwana mbere yuko dusoza nicyo wabwira abantu bakurikiye Frega TV show. Cyo nabwira abantu bakurikiye Frega TV show mudutera inkunga nta mafaranga tubasabye mukore gusa subscribe na share ibindi tuzagenda tubashiriraho ibintu bigiye bitandukanye. Kandi burara bari buze kubaza niba mbona ati wa mugore byagenze gute yageze Imana arwara gripe ubwo nawe ubutaha waruzi yuko Nyamabondo yahuriye n'umukobwa hano bagahita bajya mu rukundo. Umukobwa ngo mwiza ariko ndashaka ko nanjye muzamuza n'uwo mukobwa rwose nicyo kintu mbasabye arakubeshya ntago yanyemera mu kiganiro cy'ubutaha muzagikora ubu ubwire mutwaye bavanga mpyisi tuririye umwana asekate araseka kwasekate afite mu kanwa nk'ahimbwa cyangwa impyisi ariko harya ngo imbwe ngugira mu kanwa akana ntukajya uvuga ibyo bigambo ngo ufite mu kanwa nk'ihene wowe urabona ko ufite mu kanwa nk'ihene ariko bwe yaga mwana afite mu kanwa nk'ihene wakundiye nigira gutya amenyo yarashize mugaraje gukire jewe rero iri ryinyu ubona ryahongotse ni umusirikare twabanaga nari ngiye kumwiba imbunda afata umukandara witwa wepe wa mukandara w'icyuma aho kubita hano iryinyu rihita rihongoka nuko byagenze icyo gihe twabaga mu mujyi wa Goma aho bita Kituku. Nyamabondo none arimo aravuga ngo ntamenye ugira uyu ni umusivile cyane. Asante cyane mwakoze.